Okay, ndumva neza, ni byiza, ni experience nziza, ni abantu tudakoranye bwa mbere ariko ni ubwa mbere tugiye gukorana hariya, ni abantu bafite intego nziza, nishimiye kuba ndiyo, nishimiye n'ikizaba kigiye kuhabera, ariko by'umwihariko ni umuryango munini kuri kariyeri, gusangiza impano cyangwa se ibyo nkora abazaba bahari, cyane ko abenshi ari abanyamahanga. Right. Reka mbifurize kumererwa neza cyane aho uherereye hose impande zitandukanye, nkubwira ngo niba utameze neza jyo wihangana cyane kuko ibihe birahinduka, nawe ejo hari igihe wamererwa neza cyane, kandi ndabyizeye cyane ko ibihe bihinduka. Kuba utameze neza ntago ari ryo herezo ry'isi, ahubwo hari igihe ugira ngo uce no mu masomo ugende wiga n'ibindi utaruzi mu buzima bwawe ko ibyo bintu bibaho. Reka nguhe ikaze cyane rero kuri Admount Dot. Niba uri mushyashya ukaba ari ubwa mbere ugeze hano, ibyo twivugirana amakuru ya entertainment ndetse n'ibyagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, niwumva nawe wakisanga muri famille yacu, wemerewe gukora subscribe. Nyakunda kubivuga kenshi ngo uyu ni umuryango, kandi buri wese aba yemerewe kuba umwe mu banyamuryango. Kuba umunyamuryango rero nta kindi no gukora subscribe kugira ngo utajya ucikwa video yacu iyo ari yose nshyashya, amakuru agezweho haba muri entertainment ndetse n'ibiri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ngo ikaze cyane rero kuri Admount Dot. Amakuru ahari rero, amakuru ahari uyu munsi kuri uyu wa 7 ukwakira, umuhanzikazi Butera Knowless ari kumwe na Clement Ishimwe kabisa yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, uyu muhanzikazi rero Butera Knowless yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwa guperforminga mu gitaramo cyateguwe na Global Livingstone Institute. Akaba agiye guperformingira rero, agiye guperforminga kuri uyu wa 10 ukwakira muri Leta ya Colorado kabisa. Mu byo Butera Knowless yavuze mbere yuko agenda, yavuze yuko hari abo bajyanye nabo na team wajyanye nabo, ndetse hakaba ari nabo azasangayo bazafatanya gukora iyi performance. Akaba rero ari uburyo bwo kwagura umuziki wo mu Rwanda. Ni ibintu byiza cyane haba ku muziki wo mu Rwanda kabisa, kwaguka mu mpande zose, ni ibintu bifasha igihugu muri rusange na entertainment yo mu Rwanda muri rusange. Butera Knowless kandi yakomeje avuga ko nibikunda n'ibintu bikunda bikaba byiza cyane, ashobora no kuhakorera indirimbo, akahakorera indirimbo kabisa, akaza ayizanye. Ni ibintu bizaba ari byiza cyane, dore ko abiri mu mipango. Yavuze ko bishoboka, ariko yavuze ko n'igihe bitashoboka nabyo ntacyo bitwaye, ariko akenshi igikubo cyinshi nyine kiriko biri gushoboka kabisa, indirimbo akayikorera muri Amerika. Ikindi kandi tunibukiranya yuko Butera Knowless amaze iminsi avuze ko mu mezi 3 ari imbere ashobora kuduha album. Oya nta nugashobora, agomba kuduha album. Yatwemereye album kabisa nk'abafana ndetse n'abandi bantu bakunda indirimbo za Butera Knowless. Yabemereye rero ko azabaha album nshya muri aya mezi 3. Urumva ko ni muri uyu mwaka cyase muri mpera z'uyu mwaka neza album ye igomba kuboneka hano tukayireba kabisa. Urumva ko rero akazi akarimo neza cyane. Butera Knowless rero ajya kugenda, hari ikiganiro yagiranye n'Inyarwanda, agenda bamubajije ikibazo kijyanye nuko twagakwiye kwitwara mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Butera Knowless rero yari icyo yabivuzeho, yavuze yuko mu by'ukuri tukwiye kuzikoresha mu kwiteza imbere, cyane ko zadufasha cyane mu kwiteza imbere, gukora ibidafite umumaro, ndetse tukazikoresha twirinda gukora iby'abandi, twigana iby'abandi. Tuzikore dukora twebwe ibyacu, twebwe abacu, twebwe twirimo, twebwe ubwacu dukora ibyacu kabisa, nk'abanyarwanda muri rusange, twubake igihugu cyacu. Ndagushimiye rero cyane kuri wowe ubanye nanjye kuri iyi video. Nakubwiye ko update za buri kanya ngenda nziguha umunsi ku wundi, akanya ku kandi. Ntugende udakoze subscribe. Ndabakunda cyane.